twongeye kubaha ikaze kuri Clay Entertainment. Uyu munsi tugiye kubabwira kuri filime yitwa Avatar The Way of Water cyangwa Avatar igice cyayo cya kabiri. Filime itangira Jack Sully nk'umukinnyi w'imena w'iyi filime arimo avuga ubuzima bwayemo we n'umuryango we muri Pandora. Jack Sully akaba ari nawe usigaye ari umuyobozi w'ubwoko bw'Amatikaya. Jack Sully avuga ko we n'umugore basigaye bafite abana batanu, harimo abahungu babiri, umwe witwa Neteyam n'undi witwa Loa, akagira n'umukobwa umwe witwa Tak ndetse n'uwo badopse witwa Kiri, bakagira n'undi mwana ariko ufite uruhu rw'abantu witwa Spider. Akomeza avuga ko Kiri ari umwana w'inshuti ye bitaga Grace igeze gufatanya nabo kurwanya ubwoko bw'abantu aho bashaka kurimbura Navi. Naho Spider akaba ari umwana wasigaye muri Pandora igihe bahungaga abanavi bamaze kubatsinda. Jack akomeza asobanura uburyo umuryango ubanye neza, uburyo abana be bakundana n'uburyo bafashanya. Ati nubwo dufite uruhu rutandukanye ariko turakundana, turi umuryango umwe. Ariko nubwo bimeze uko kose, umugore wa Jack Nitiri ntagakunda Spider kuko Spider ari umwana w'umukoroneri witwa Miles wari yigeze gutera ubwoko bwabo bashaka kubwica. Batubwira ko umwana Spider aba yarasigaye kubera ko abatarashoboye gusubira kwitsinga ajyane n'abantu bamaze gutsindwa intambara kuko atari bugere yakiri muzima. Ku rundi ruhande ariko Kiri ndetse na Spider bakaba inshuti cyane ku buryo Spider batekereza ko ashobora kuba ari umwe nabo nubwo afite uruhu rw'abantu. Ubwo mu ijoro rimwe Jack ndetse na Nitiri baryamye we n'ibyogajuru mu kirere biri kuza bibasatira. Ngo mu kanya gato nk'ako guhumbya byabyo byatangiye gutwika ahantu baherereye, bimaze kuhatwika byangiza ibintu byinshi, ariko nta n'igihe giciyemo hahise hamanuka amarobo avuye muri bya byogajuru aje kurangiza ibyaba byasigaye bitahiye. Na Nitiri baba bagaragara nk'abahabuwe n'ibyo bintu byabaye, bahita babona yuko icyo ari icyogajuru kije kugira ngo babakolonize bongere bashyire ibirindiro byabo aho ngaho bajye babategeka. Ibyo birangiye batwereka abaganga b'abantu bamaze gukora umunavi ufite imitekerereze ndetse n'imikorere nk'iya wa mukoroneri, buryo azajya akora nk'ibyo koroneri yagakwiriye gukora. Uretse uwo mukoroneri barashoboye gukora n'abandi banavi bafite uruhu rw'ubururu kugira ngo bahangane n'ubwoko bw'Abaomotikaya. Batugariye hamwe habereye intambara muri Omotikaya, batwereka Jack yanga kuva kwizima kugeza igihe ayobereje gari ya moshi witwaye intwaro akazibambura. Akanya batwereka Jack ari guhana umwana we witwa Loa ko wanze kumwumva. Mbere yuko batera batwereka Colonel ajya gufata amabwiriza, akajya kuyahabwa n'umugore witwa Admo nawe w'umusirikare, akamubwira ko ikintu bagomba kwitondera ari ibiguruka abantu navi bagenderaho byitwa Scoundrels. Ubwira ko ibyo biguruka bikunda kwataka indege zabo bikazica intege kugeza igihe ziturikiye. Amaze kubyumva atatangira gukora umupango ukuntu bahatera. Ahise batera mu nzira barimo bagenda muri iryo shyamba, baza kugeraho intambara ya mbere yabereye. Colonel waje aho ngaho mu isura nshya aza kuhasanga ikirobo kiriho amazina bikagaragara ko ari cyo yigeze kurwanisha igihe yahaje. Ubwo nibwo n'abana ba Jack baza kubabona witwa Loa, agahita atangira kuvugana na papa we ngo amubwire ko hari abantu bateye ubwoko bwabo. Agahita abwira umwana we Loa ngo bashaka uburyo bava aho ngaho mu ibanga ntawe umenye ko bahageze, ariko ntibyagenze neza kuko abo bana bashaka kuhava bahita babafata. Colonel arebye inzara z'abo bana ahita abona ko ari abana ba Jack kandi Jack akaba ari we mwanzi we wa mbere. Ubwo muri ako kanya nibwo na Jack we n'umugore we Nitiri bahita bahagera baje kubatabara, bararwana kugeza igihe babohereje abana, ariko bose ntabwo babohoza kuko Spider we baramusigarana. Spider utishimiye abantu bamushimuse, batwereka Colonel amufata akamubaza izina rye. Colonel agahita amenya ko ngo ari umwana we. Bahita batwereka Jack abwira umugore we Nitiri ko bagomba guhunga kuko bafite ubwoba ko Spider aza kurangira ba Colonel aho ubwoko buherereye, kandi mu gihe Jack azaba akiri mu bwoko bwabo azabatera kugeza igihe babiciye kuko aba ari we uba warishe uwo mukoroneri hambere. Nitiri utishimiye kuva iwabo abanza kubyanga ariko aza kubyemera kuko nta bundi buryo baba bafite. Iruhande batwereka bashaka gukuramo amakuru Spider, ariko Spider akaba abiri bambamwe kuyamuhereza kubera ibintu bari kumukoresha. Colonel kubyihanganira biranka avuga ati mumureke ndaza kubyikorera nyamukuremo mutamubabaje. Colonel ahita afata Spider akamujyana mu kumba kabonyine, akamubwira ko atari umuntu mwaba bashaka kumufasha akamusubiza ku isi. Spider agera akabyemera akemera kumubwiraho ba Jack baherereye. Nyuma yaho batwereka Jack ndetse n'umuryango we bahunga, bamara iminsi mu rugendo bakaza kugera ahantu hitwa Metkayina, haba hari ubundi bwoko bumeze nkabo, ariko ntabwo bameze nkabo neza kuko baza gusanga bafite uruhu rw'ubururu ariko buvanzemo icyatsi gikeya. Abo bandi kandi aho batandukaniye na ba Jack no kuba mu mazi ariho baba babaho neza. Muri ako kanya batangira guseka ba Jack kubera uruhu rwabo. Mu kandi kanya umuyobozi wabo witwa Tono wari n'umugore we bakaba barahageze. Jack ahita yegera umuyobozi akamusaba ubuhungiro, ariko umuyobozi akamubwira ko bitewe n'ukuntu bateye abantu batashobora kuhaba. Jack ahita amubwira yuko bazagerageza kwiga kandi bazahaba neza, akamubwira ko ikindi kandi bari guhigwa n'abantu bashaka kubica. Umuyobozi yese yumva bagiriye impuhwe yemera kubahereza aho guhungira, abwira n'abana be ngo bigisha ba Jack koga. Abana batono bari barumvira bagahita bafata abana ba Jack bakabajyana kubigisha uburyo baba mu mazi. Loa usanzwe agifitemo akantu ko gukubagana, ashaka kwihuza n'ikinyamaswa kimwe cyo mu mazi ariko bikanga kikamuzunguza kikamuta hirya. Abana batono bari bakamuseka.
nubwo Lowak we biba byanze batwereka kiri munsi mu mazi yamaze kumenyana n'izo nyamaswa zo mu mazi babaye inshuti zamukunze arimo azibwira ibyo ashaka zikamwumva. Nyuma yaho batwereka Kiri ari mu mazi ari kwitekerezaho, umwe mu bana ba Tonowari witwa Anang n'abandi baramwegera bagatangira kumusesereza bamutuka. Lowak usanzwe ari umusazi ntabwo yishimira ibyo bari gukorera mushiki we, atangira kubataka agakubita Anang ingumi n'abandi bakamurwanya. Nyuma yaho Jake aza kubimenya ko umwana we Lowak yarwanye n'abana ba Tonowari, agategeka Lowak kujya gusaba imbabazi. Lowak arabyemera akajya gusaba imbabazi Anang, ariko Anang ntago mu imbabazi bikuye ku mutima kuko nyuma yaho ahita amufata akamujyana ahantu hari ibinyamaswa biryana. Lowak akihagera ikinyamaswa gihita kimuterura kikamwataka kikamujugunya hejuru kandi baba bari mu mazi. Ubwo mu gihe akiri guhangana ngo arebe ko yabona ubutabazi cyangwa umuntu wamufasha, ahita haza ikindi kinyamaswa cyitonda cyitwa Payakan kikaza gutanga ubufasha kikamutabara. Aha niho tuza tunamenyera ko iyi nyamaswa Payakan ari inyamaswa ituruka mu muryango w'izindi zitwa Tulkun. Inyamaswa ikaba izwiho kugira umutuzo ndetse n'ubwenge mu mazi. Ikindi kandi ibifatwa nk'umurinzi w'ubwo bwoko bwa Metkayina kubera ukuntu bibafasha mu gihe batewe n'ibyo binyamaswa bindi byo mu mazi bishaka kubarya. Payakan ariyo nyamaswa nini biri mu zindi zose zo mu muryango wayo, ihita ifata Lowak ikamuvana aho ngaho ikamujyana. Ubwo mu nzira bagenda bakina bakaba inshuti we n'iyo nyamaswa. Lowak akanayifasha kwikuramo ikintu kiba cyarayinjiyemo kibangamiye. Ubwo mu kugera ku butaka ahagera asanga Tonowari yamenye iby'abana be bamukoze. Lowak bakamuhamagara ngo kugira ngo Anong amusabe imbabazi, ariko Lowak akavuga yuko byose ari we wabyiteye, Anong nta ruhare yabigizemo, byose akabyishyiraho. Aho ngo niho Anong ahita abona yuko aba bana ba Jake, Lowak ndetse n'abandi nta kibazo bateye, ahubwo ari abana beza. Nyuma yo batwereka Lowak yahuje abandi bana ari kubabwira ukuntu yatabawe n'iki kinyamaswa cyitwa Payakan, ariko bakabyangira kure bakavuga ko icyo kinyamaswa ari inka zikiryana, ari no mpamvu n'ibindi binyamaswa byo mu bwoko bwacyo byacyanze. Nyuma yaho batugaraho Spider aherereye ari kwereka papa we imigenzo y'abana be, harimo no kuguruka kuri bya bintu byitwa Mascone. Babanza kugerageza kugitwara ariko bikanga, nyuma biza gukunda agahita amenya naho Jake aherereye, agatangira gutegura ukuntu bahatera bakajya kumushaka ngo bamwice. Bakihagera bahita bafata uwo ari we wese bakamuzirika, bagatangira kubabaza aho Jake aherereye, ariko abo bantu bakababiri banga kugira icyo bababwira kuranga aho Jake yaba aherereye. Ubwo Colonel ahita avuga ngo bajye ku mupangu wundi wo gufata Tulkun ziba ziri mu mazi zose bakazica kugira ngo bavuge, ariko bakanga kuvuga, ariko nanone babikorera kuko izo nyamaswa ziba zifitemo umuti ufasha abantu kumara igihe kirekire. Colonel ndetse n'abasirikare batangira kwica izo nyamaswa za Tulkun guhera ku ntoya kugera ku nkuru, ariko ntabwo bazica zose, ziheza basika nyuma bakigendera bakazisigamo utuntu tubafasha kumenya aho ziherereye. Aba Metkayina ntabwo bashimishwa n'ukuntu bari kubicira izo nyamaswa kandi arizo nshuti zabo, batangira gutekereza ukuntu batera, ariko Jake ababwira ko baba bahubutse, ahubwo bareba ukuntu izo nyamaswa mbere na mbere bazikuramo utwo tuntu bazisizemo turi gufasha abantu kumenya aho ziherereye, ubundi bakazabona gutegura ibindi nyuma. Lowak wari kuri cya kinyamaswa cyitwa Payakan ahita azi ko nacyo gishobora kuba kirimo ku kantu kari gufasha kumenya aho giherereye, ahita agenda. Anang ndetse n'abandi bakamuherekeza bakageza gukuramo icyo gicuraka. Bamara kugikuramo abasirikare ba Colonel bahita babimenya, bagahita babwira Colonel agatera. Ubwo ba Colonel bakihagera mu mato yabo, Lowak ahita abwira Jake ibibaye, akababwira ko bahageze bahateye. Lowak ndetse n'abandi bahita bajya kwisha munsi mu mazi. Ubwo ni nako abasirikare ba Colonel bari kubahiga. Jake bahita ajya kwegera Tonowari wa mwami wa bwa bwoko bwa Metkayina akamubwira ibibaye ko abana babo bari guhigwa hasi hejuru, bagahita bitegura intambara. Nitir ndetse na Jake bahita bafata ibikoresho byabo by'intambara bakitegura kurwana. Bose bahita berekeza hagiye kubera intambara. Ni nako Colonel abwira abasirikare ngo bakomeze gushakisha abana babazigiye munsi mu mazi kuko abazi neza ko harimo abana ba Jake. Ubwo baza gufatiramo Kiri ndetse na Tak. Kubera ko bafatiramo ndobane, Lowak akagerageza kubatabara akoresheje icyuma, ariko bikaba imfabusa kuko naho ubwo birangira afashwe agashyirwa mu bwato bwa Colonel ahita bafata akabazirikira ahantu ku cyuma cy'ubwato, hanyuma agakura akantu gatuma Lowak avugana na papa we mu ijosi, akabwira papa we ko naramuka atemeye kurambika intwaro hasi ngo yemere ko yatsinzwe abana bagiye kubica. Jake yemereye amabwiriza ahawe na Colonel, ariko ubwo mu gihe agitekereza kujyayo, ya nyamaswa yitwa Payakan iza kubona Lowak aziritse, igafata umwanzuro wo kujya kumutabara muri icyo cyato cy'aba Colonel. Mu buryo bumeze nko kwitanga, Payakan itayijugunya kuri cya cyato cy'aba Colonel ikakizunguza. Colonel ndetse n'abandi basirikare bagihungiye two kubera ibyo bibaye. Jake ndetse n'abasirikare bo muri Metkayina bahita bareba ukuntu batera nko mu buryo bwo gutabara abana ba Jake, ariko bakanihorera. Bahita batera abasirikare ba Colonel bagatangira kubica. Ubwo mu gihe bakiri kurwana, Spider wa mwana wa Colonel ariko wararezwe na Jake ahita ajya mu bwato akangiza ibintu bifasha ku bwato kugenda. Mu gihe amaze kubyangiza ubwato butabugenda bukagonga ahantu, Jake agahita yinjira mu bwato akajya gutabara abana be Colonel aba yafashe. Ubwo mu kumara kubatabara arababwira ngo bagende bajye kwisha, ariko Lowak akabyanga avuga ko ari bugume mu bwato ko agomba gutabara Spider wafashwe. Uwitwa Neteyam imfura ya Jake ahita yemeza kumufasha ngo bashake Spider yaba aherereye kugira ngo bamutabare. Bamaze kumubona mu gihe bari kumutorokesha, Colonel arababona akabarasaho kugeza igihe arasiye Neteyam ava amaraso menshi cyane ku buryo
biza no kumuviramo gupfa. Mama we Nitiri mu kubona ibyo bintu biramubabaza kubona umwana we amupfira mu biganza, akarakara cyane. Mu kandi kanya batwereka Colonel yongeye gufata abana Kiri ndetse na Tak akabazirikira ahantu, agahita avugana na papa wabo Jake akamubwira ko natemera kurambika intwaro hasi abana bari bubice. Ubwo mu kubyumva Jake ahita abwira umugore we ndatuze kugira ngo babone uburyo bahangana nabo bana bandi bataza kubica ahubwo bababohoze. Bahita bitegura gutera. Nitiri akurira skoni yiwe, noneho Jake nawe ahita agenda akajyayo, ahita atangira guturitsa ubwo bwato. Na Nitiri akaza arwanisha imyambi yiwe. Jake aza kubona ahantu bazirikiye Tak akamubohoza. Ubwo nyuma Colonel agahita atunguka afatiye icyuma mu ijosi rya Kiri. Colonel ahita abwira Jake agashyira intwaro ziwe hari. Jake akabikora. Ubwo mu gihe amaze kubikora Nitiri ahita atunguka afatiye nawe icyuma ku mwana wa Colonel Spider. Colonel ahita avuga ko n'ubundi uwo mwana atari uwe. Ubwo mu gihe amaze kubivuga Nitiri ahita amufata akamukata akantu mu ijosi. Colonel ahita arekura umwana wa Jake na Nitiri bakitegura kugenda. Ubwo mu gihe bari kwitegura kugenda Colonel ahita akanga Jake akamubwira ko n'ubundi azagaruka kumuhiga. Jake ntiyishimira kugenda, ahita yitonda akabwira Colonel ko agiye kugaruka barwana intambara nziza iryoheye buri wese ushobora kwishimira kureba iyi filime. Bakarwana kugeza igihe Jake amutsindiye. Jake amutsinda amunigiye mu mazi, ariko Jake kubera igihe bamaze barwana mu mazi, kwivana mu mazi biragorana, Roa akaza kumutabara. Ubwo na Spider nawe ahita amanuka mu mazi akajya gutabara se nawe utarapfa neza. Rwose akabwira Spider ko ashaka ko bajyana, ariko Spider akabyanga ko bashaka kwigumira aho ngaho. Filime irangira batwereka umuryango wa Jake bari gushyingura umwana wabo Netayam umuba wapfuye. Nuko nguko filime yagenze. Twagushishikariza gukora subscribe kuko ino content ni nziza ntikagucike.